Yes, reka mbifurize umunsi mwiza mbahe nikaze mwese mukurikira gahunda z'URWAGASABO FILMS. By'umwihariko mwe mukurikira amafilime tubagezaho umunsi ku wundi kuwa mbere ku gatatu ndetse no ku gatanu. Kwa kabiri kwa kane no ku gatatu tugeza kuganira n'abantu bari muri filime muri rusange. Niyo mpamvu kuri uyu munsi negereye umwe mu bakina filime by'umwihariko musanze kuri set ya filime ya YAKA cyari kugaragaramo ndakwakiriye mwari cyangwa uri mutegarugori. Byose urumwari n'umutegarugori ameze gute? meze neza. Yego uratangira kubwira abadukurikiye ndetse unibutse abakuzi aho bakubonye muri rusange cyangwa se unibutse no muntu uti ninge wawe ndi waharege umuntu akubona ariko ntakwitse ariko ubungu akavuga ati ninge wawe akavuga ati uzi ko basa koko. Okay, murakoze. Amazina ni Shema Natasha ikigeneye. Yego. Nkaba ndi umukinnyi wa filime. Yego. Umwanditsi. Yego. Ndetse n'umuproducer. Yego. Ibyo bibiri byo kuba uri umwanditsi ukaba uri n'umuproducer biragoye cyane ku myaka yawe uko ugaragara no gutayimbwa ariko uragaragara nkaho ukiri mutoya biragoye cyane hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ube producer wa filime ndetse n'umwanditsi wa filime w'umwuga ku myaka ufite. Byagusabi iki cyangwa se byaguswe magazine gute kugira ngo ubashe kumva ko uri umwanditsi mwiza wa filime ndetse ko wabasha no guproducinga filime? Ya nakuze mbikunda. Nyuma yaho ndabyiga. Yego. Nyine nabishyizemo ubushake n'ubushobozi hanyuma ndabishobora. Yego. Kugeza ubu umaze kwandika filime zingahe cyakugira ari muri filime zingahe zanditswe? Mazishani nyinshi okay naga ari nyinshi cyane wenda bitewe nuko umuntu abara wenda ni nk'eshanu. Yego. Izizwi ni izihe? Hari iyitwa Matayo High School. Yego. Hari iyitwa Muzehe Keve. Yego. Naga ari zo nanditse hari zo mba naragizemo uruhare. Ya. Hari iyitwa ngukira iri kwa muri nuza ya Johnson Films. Zama filime abafite amazina. Yego. Twigire kuzo wakinnye noneho wakinnye muri muzihe amazina yayo mentioning? Muzehe Keve, Matayo High School. Yego. Ubundi izindi nama comedy. Yego. Uruhare rwawe muri Matayo High School ni muri filime zikunzwe cyane zanakunzwe mu cyashize n'ubu ngubu zikiri kuri chaîne ya Red Project. Niko mbitekereza uruhare rwawe muri Matayo High School ni uruhe? Matayo High School. Casting Cora. Yego. Costume design. Yego. Na line producer gakeya. Yego. Okay. Ndumva ibyo ukorera inyuma ya kamera ubihuza n'ibyo ukora imbere muri kamera. Sakazi kenshi uba wiha? Kubera ko umuntu abikunze kandi anagerageza ubu urabishobora nyine. Ubwo se ukuryamira impano za bamwe? Hoya. Iyo ushoboye ikintu nyine ukabona iyo hari umuntu ufite ikintu agikora ukamwegera ukamubwira ati wenda ngiye kino kintu nabasha kugishobora. Yego. Akagufasha. Yego. Urumva biragufasha nyine. Yego. Reka dusubire muri Matayo High School muri rusange. Ni ihe role wabonye y'umuntu uhuye n'ubuzima bwawe bwite wowe? Sha yanjye nakinnye. Iteye gute ngo yibutse abantu? Role yanjye nakinnye muri Matayo rero hari umunyeshuri ubundi ku kigo ubusanzwe hari umunyeshuri ubundi winjira muri class wajyana ngo yaraye mu kigo akinjira ahita aryama kuri desk asinzira akabyuka saa kumatashye cyangwa saa sita agiye muri refe. Yego. Iyo niyo role nabonye nabashije kumacinga muri Matayo High School. Yego. Yari huye n'ubundi nuko rumeze wigira muri segonderi. Cyane cyane. Yego. Filime nkiriya hari ibintu byinshi navuga ngo abenshi bagiye bakomplaininga cyane bavuga ko hari ibyo mutegeze mushyiramo byaberaga mu ma internet inguni za hato na za buri joro. Shazirimo nyinshi zafungwaga mu ijoro akagira amax runakabamo ariko muri season zabanje cyane cyane nk'iya mbere bagiye babarega bakomplaininga kuri icyo kintu. Kuki mutayitekereje bigitangira? Urumva iyo uri gutangira project biba bigoye kugira ngo utekereze ibintu byose. Yego. Ariko comments ziza after project nizo zigufasha kugira ngo ubashe gukora season ya kabiri. Yego. Kuri ubu ngubu uri mu mushinga wa Motherland Focus Picture wa filime n'ubundi wakuriyemo na YAKA mbere na mbere wabonye gute YAKA kuri tele? YAKA nyine ni umukinnyi w'umwuga ariko ugoye. Muhe buryo? YAKA aragoye cyane. Nyine YAKA bisaba ngo umufate nk'akabebe nibishoboka ube wanamuheka kugira umukoreshe. Yego. Mu gihe mwamaranye n'ikiweho wabonye wamwigiraho? YAKA afata vuba.
ubundi no gukina aragerageza nyine hari umuryo ugera kuri scene abwira umuntu action kuvuga akaba ari danger nyine aragerageza kuvuga cyane ikindi afata vuba agira na discipline nubwo atari nyinshi cyane kuri tele ariko aragerageza. Yego. Niki ho wabonye wamukosora nk'umuntu wamubonye kandi usanzwe uzi bya filime? Namubwira akicara hamwe agakora akazi. Muri iyi filime mwakinaga ni ihe hole wakinnye cyangwa se scene wakinnye kakugora ariko kayikina tu bitewe n'impamvu runaka? Scene yangoye ni scene bamaye yakari kundunguruka. Ni scene yakari kundunguruka mu Ijipo ni scene yangoye cyane gusa yanagerageje. Wagerageje. Urayikora neza nk'umukinnyi mwiza. Sha biba bigoye ariko nyine yuri umwactrice ntago biburiyeranje. Ibyo bintu nta limite bitanga mu miryango mu rugo ndetse no mu nshuti zawe ukavuga ati bira bintu warengeye biri too much kuba wenda umuntu akurebye mu Ijipo abira bintu biri too much ati si bunde wamagani ntiyanarebye n'ibyo ari wambariyeho? Hoya ubundi nyine abantu bumva yuko urumva nimba baguhaye role umuntu ari kukurunguruka. Yego. Of course ari kintu wambariyemo imbere ntago bambaye ubusa kugira umuntu akurunguruke. Abantu batazi behind the scene y'amafilme bumva yuko ibyo bintu biri true ariko twebwe tuba turi kwactinga kugira ngo ibyo bintu tubibereke. Rero mu rugo wacu n'abantu basobanukiwe filime n'abantu banshyigikiye nta kibazo na kimwe babigiraho. Yego. Ntago bigeze uhura n'imbogamizi z'abantu bavuga ati bira bintu winjiyemo n'iby'imico mibi wa mukobwa we? Nawe nabo benshi cyane gusa iyo umuntu umwumvisha akanga kukumva uramwihorera nyine akagenda ugenda ubona izindi nshuti kuko talent is a talent. Ni iyihe nyungu akuye muri filime nyarwanda cyangwa muri sinema nyarwanda muri rusange wabonye ibamo? Inyungu ni nyinshi. Wenda hari ibyo nigiyemo wenda byabasha kumfasha. Hari umwuga wenda uba ufite icyambere ubundi ni amafaranga kandi amafaranga aragenda aza nyine. Ikindi cya kabiri ibyo ugenda wigiramo gukamera kweditinga uwo n'umwuga wagufasha niyo wasohoka hanze y'igihugu. Umwuga wakomeza ugakora ukagufasha igihugu wageramo cyose runaka ufite ibikoresho wakora. Yego. Harabibwira ko iyo mirimo iyo tubwiye ari imirimo y'abagabo cyangwa se y'abasore. Abenshi ugasanga nk'abakobwa barabyitinya ati ntabwo nabasha kujya gusetinga kamera ntabwo nabasha kujya muri Adobe ngo njye kweditinga filime sinabasha gose se ni wabitinyitse gute? Ngewe cyo wenda nakoranaga n'abahungu gusa nta bakobwa benshi tugize dukorana ariko nakuze numva nkunda imyuga y'abahungu nyine imirimo nta bakobwa benshi tizanjye nigeze ngira. Rero nakuze mfite inshuti z'abahungu gusa biba ngombwa rero yuko ngenda ninjira muri career zabo yangenda ninjira gutyo mu career y'abahungu gutyo. Yego. Biza kuza birangiye bisanze muri career zabo. Hari nk'imishinga wagiye weditinga y'amafilime cyangwa se yagiye shootinga? Imishinga yego. Izo nakubwiye nyine nagizemo uruhare mba nareditinzeho. Hari n'amakomedi. Yego. Narumvishe ngo uri umuvandimwe wa Réponse mu kirano muri filime ya Matayo High School akaba ndetse ari n'umuhanzi kandi ukaba uri umwanditsi. Nta ruhare buri ugira mu bihangano bye mu myandikire yabyo? Réponse ni umwanditsi n'umuhanga cyane bira byose arabyikorera. Nka murumuna wese niba uzi ko uzi kwandika filime ndatekereza ko kwandika indirimbo bitakugora kuki ntabwo tavuga ati nagize iyi ide ikintu kiniki Gransere hano ukozemo indirimbo yahitinga korenza urwego ariho ku rwego ntago rushimishije ntago nawe gari gushimisha cyane. Ariko ibintu rero indirimbo ntago ari ibintu byanjye. Filme niyo izaba ibitekerezo ko bafite ama story y'abana twiganye, stories z'inshuti zanjye, stories zo ndyama nkarota gusiza indirimbo zo wapi. Indirimbo babigoye ngiye umaye beat uyifite n'indirimbo ihari wenda nabasha kuyiririmba nanayisubiramo neza nkanayirusha na nyirayo. Ariko kuvuga ngo ngiye kuyandika nkazana icyo gitekerezo ntago nabishobora. Yego. Ku buzima bwite bwawe ho gatari ko ntakwinjiriye cyane kuko ntabwo ari bimwe mu bitugenza uri umukobwa uri umudamu uri mu ntoki? Ndi umukobwa. Yego. W'imyaka utatangaza? Imyaka ntago ari ngombwa kandi nanayitangaje nta kintu byaba bitwaye. Azi kuri ako kantu kuki abakobwa benshi mukunda guhisha imyaka yanyu? Buriya rero sinzi impamvu akunda kuyihisha ko nyine n'andi makobwa bahisha imyaka yanjye. Ko iyo umukobwa atararongorwa kuvuga imyaka biragorana ariko iyo amaze kurongorwa kuvuga imyaka biramworohera. Biba bitandukanye njye ntabwo nigeze nkorana n'abakobwa ntabwo mfite character nyinshi z'abakobwa. That's why njye nari mu mubare w'abakobwa bahisha imyaka.
wakuze ufite character wakoranye n'abahungu cyane cyane gukorana n'abahungu ubwo ushobora kuba ari wenda bitera ikintu cyatuma wowe nk'umukobwa bikugora kugira ngo ubone umuhungu mwakundana ibyo ugeze ubitekerezaho ukabona umwuka avuga ati ni nka musaza wanjye mama nawe se ari nk'abasaza banjye nyine biba bigoye kugira ngo uzagire boyfriend nagushiduka wamwitwayeho nk'uko witwaraga kuri ba bajama bawe mwagendanaga biragora nyine bisaba ngo ubone umu boyfriend wabasha kukwihanganira ibyo se ntabwo byagira nyine nka effect mbi biteza ku buzima bwawe bw'urukundo rega buri wese mu rukundo agira inzira nziza n'inzira mbi yego ubwo hari igihe izo ngizo zaba ari zo nzira zanjye mbi zo mu rukundo ufite boyfriend cyangwa ufite abashuti bawe abandi mwabanye ufite abashuti banjye nta boyfriend ngira kuki se utagira boyfriend umukobwa mwiza kandi uje imyaka y'ubukure rero ibyo bintu mba numva ntarabona umwanya cyane wo kubyinjiramo umwanya cyane kubyinjiramo ahazaza utumbiriye kuki wowe target ufite target mfite ndashaka umuproducer yego urenze nyine nkaba umwactrice urenze yego nkaba n'umwanditsi w'amafilme urenze yego hari ibyo watangiye gushyira mu bikorwa wenda ku giti cyawe wenda si ibyo kuba ati support impa runaka nagize wari muri iki n'iki uvuga ati nanjye mfite ibyanjye no wuninga ku buryo bavuga ati reka nsubire bya bintu yo wuninze ndebe niba ko kwa mugani yavamo ari umwanditsi mwiza nkuko bitubwira yavamo mu director mwiza yavamo mu kamezi mwiza nkuko babitubwiye ko ibyo gukamera ukoraho ndetse no producer mwiza hari ibyo mfite YouTube channel yanjye yitwa Shema rwa TV yego wayisura wenda nta bintu byinshi bye byageraho ariko hagiye hariho bikeya mfite Instagram yanjye hari yitwa Shema Natasha hariho imwe kuri Shema hari ya Shema hariho ebyiri Natasha hari na Shema hariho eshatu Natasha mfite Instagram accounts eshatu ya buri Instagram nyine gifite akamaro kayo papa se yayo yego urifuza kwerekeza he noneho ndifuza kwerekeza he mu buhe buryo muri iyi mpano nyine ufite ushaka igera he ndashaka igira kuri hashoboka yego kuri hashoboka imbogamizi zihari ni zihe imbogamizi nyine urumva umwana w'umukobwa hari abahungu benshi cyane bazi ibintu bijyanye no kweditinga gukamera ntabwo abana abakobwa ujya ubona amahirwe menshi cyane yo kuvuga ngo ugiye kubona akazi wenda ko gukamera cyangwa se kweditinga cyangwa se kudirectinga amafilme haba hari abantu bari professional babizi hari igihe umuntu uba umurusha wenda uwo muntu uri kudirectinga urugero wenda nk'indirimbo nyakunda kudirectinga indirimbo zimwe na zimwe kuri shoot yazo nkazidirectinga nkazandikira n'amascript gusa ubwo nandikira abashuti banjye nyine bo tuziranye umuntu tutaziranye biragoye kwenda nk'umuhanzi nka wenda nka Kina Music The Main cyangwa se abandi baguhereza akazi wenda ko kugira ngo ube wakwandika script y'indirimbo unayidirecting kubera ko of course kuba uri umukobwa icyo cyonyine ni intege nke zawe zatuma batavuga ngo iki hari abantu barenze hari ba Birinari hari ba Medisari nyine barenze tuzi ku buryo atavuga ngo ngiye kuhereza karakana karase nyine biba bigoye yego yego ugeze umbwira ati jewe ti no kuririmba buranda bibasha ati nshobora kuririmba indirimbo ndarusha na nyirayo ndagira ngo byibura tugana ku musozo uturirimbiro akantu gato mukuzi ko uri mwiza cyane muri ko anzanire beat ariko twaraye downloadinze ngama beat ndirimba na beat ngiye kuririmba iyi ndirimbo mbwira ubuse ndaririmba iyi ndirimbo ririmba imwe mu ndirimbo zigezweho wenda ku buryo nyine unavuga ati uyu muntu ari muri melody y'uyu muntu runaka nk'igare saa moya ndetse n'izindi zigezweho muri iyi minsi cyane cyane wenda saa moya reka dufate saa moya kuko niyo umuhanzi w'umuhanga bemera ko azi kuririmba noneho uririmbe mu njyana ye cyangwa se yawe ari kuririmba ibye izuba riciye ijene akazi ngatoboye sinjye urota ngezeho batiri nkayicaginga
uyu munsi ndadisturbinga abaneiba banjye nihagira ugira ubwoba kugasaku muri bwumve saa moya ndabona icometse fone saa moya urasanga nikocinze mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka nawe ndakuza umukobwa wo mu mujyi uzigare n'ahamanuka uranyonga oh baby saa moya mu rugo saa moya nyewe nawe saa moya mu rugo saa moya oh baby saa moya igeze mu rugo saa moya reka tubonane saa moya moya. Wow. Kuki utaririmbye kandi numva bize? biba bigoye cyane. Ari abantu wenda mu Rwanda ajya rispiraho najyaga nkunda ukuntu baririmba rap zabo wenda nk'abakobwa. Yego. Nakura mvuga ndumva narimba nka Young Grace, ndumva narimba nka Pasi. Cyo nari nzi kubigana cyane. Ariko uko genda nkura bigenda binshiramo. Yego. Okay, noneho ukoze yasunyibutse wete nakundaga rap za Young Grace bapasi bande bose dukubitiro flow imwe yo muri hip hop yaba ya Young Grace cyangwa se undi wari wese dukubitiro flow imwe yo muri hip hop ndahita narasoza ikiganiro. Young Grace kamumve Young Grace rap ye ndumva nandirimba Young Grace iri kuza vubara irimo rap. Oya kamanzi ya Pasi. Yego. Kamanzi ya Pasi Young Grace raza nyuma ndaryo twayibutse. Yego. Kwihishira biramvuna mbwira icyo ushaka mbwira ikikuvuna ko ngiye mvuga ukanye mu mwanya namwenyura nuse nakwegera nunkoreho kamonzi kuko ndise ko yanjye uko ndebiteka binyemeza ko ushaka ese watinya batubona ese twenyine uraza kwirekura kamonzi icyo umutima wawe ushaka nzi ko uyu munsi wifuza umuntu nkanjye duhane rendezvous okay yeah I go shake my sorry I go shake mama for you I go treat it like a miss tonight hey bazanya karandevu ariko niko baririmba na hari yandi bita hip hop ngo hip hop nusubika kumwira buranganje ariko natokere ni cyasha ni Young Grace. Yego. So tugana ku musozo nicyo wabwira abanyarwanda nkawe ku giti cyawe? Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nabashishikariza kwihangira imirimo kuko of course vision tugezemo nagari vision yo kuvuga ngo nzajya kudepoza njye gusaba akazi cyane cyane ndabwira abana bakirangiza kwiga no kwihangira imirimo ukihangira imyuga y'amaboko ukareba n'icyo ushoboye hagati aho ngiye gutangiza na modo. Yego. Modo ndasaba abantu bose bumva biyaminiye mu kumodringa ko baza tugakorana bazanyandikiye kuri Instagram yanjye nkoresha Shema kadomo karongo Natasha bazaze dukorane ko ngiye gutangiza modo kandi ni modo izaba international. Yego. Ihemba neza. Yego. Ubudi ari n'ibintu bijyanye n'ama entertainment ndimo gusa nyine nagomba bwiye bajye muri entertainment ushobora gukora n'ibintu ibyo ari byo byose ibyo wabona ibyo ari byo byose gusa ukabikoresha amaboko y'ibintu ubona byaguteza imbere kuko uva ngiye kwicara hasi negereze kuzajya Dubai kusana amafaranga negereze kuzajya mvuga ngo ngiye gutegeza amafaranga y'ababyeyi banjye ibyo ntabwo bikigezweho. Dubai se barayatoragura sinzi nyine twumva nyine wenda abana abagenzi bacu bavuga ati wenda ngiye Dubai nta kazi afiteyo ngiye kureba inshuti yanjye azama amafaranga y'ubuntu nagabaho icara hamwe urebe ko wakora nimba rero wabonye ko yabyaza umusaruro rekera kuri kuzenguruka isi nta kintu ufite ujya kuzenguruka nayo. Ubwo ayo mafaranga samwe ava mu ngeso mbi zo kwiyandarika ntabwo mbizi wahumuna amafaranga y'ubuntu wowe bitewe n'ikibazo ufite nayaguha. Ndagushimiye. So reka nifate uyu mwanya nifurize umunsi mwiza mwe mwese mwari mudukurikiye muri aka kanya no munyempano arandika
araririmba ndetse akina na filime muri rusange. N'Urwagasabo Films ku wa mbere ku gatatu ndetse no ku gatanu tubagezaho filime zitandukanye zane wacu mu gihugu cy'u Rwanda, indi misi yose tuganira n'abakora filime cyangwa se bafitanye isano na filime muri rusange. Njye ni Jean Romeo, n'Urwagasabo Films, reka mbifurize umunsi mwiza.